muri Rayon Sport rutahizamu mushya agomba kugera mu Rwanda ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 5:45. Ikintu tugiye kureba kuri uyu rutahizamu Ravahe bimeze bite, yatsinze ibitego bingahe, yatanze assist zingahe, ninde ugiye kumuzana mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose ndaza kubwira abakunzi ba Rayon Sport. Iyi ni inkuru iri sere cyane, ni inkuru abakunzi ba Rayon Sport mugomba kumenya. Tuzaza kureba izina rye ngo yitwa nde, ibyo byose uraza kubimenyera hano. Ikindi, umutoza wa Rayon Sport mu gitondo yirukanye abakinnyi bagera kuri 4 mu bari baraje gukora test ku munsi w'ejo. Bari baravuye he, bimeze bite? Mu bakinnyi 36 bakoze imyitozo ku munsi w'ejo harimo abakinnyi byibuze bagera muri 7 bari gukora test. Umutoza rero hari abakinnyi yabashije kwirukana kugira ngo bize kumworohera. Ikindi turaza kugarukaho muri Rayon Sport, ibaruwa igomba kuva muri FIFA yemeza ko Rayon Sport ihawe stade iraza kuba yagera ku buyobozi bwa Sport ku isaha yisangahe. Ibyo byose turaza kureba ngo bimeze bite. Ariko ikindi tubaza kugarukaho mu bakinnyi bakoze test ku munsi w'ejo nuko harimo umukinnyi umwe byibuze umutoza Afame Latifi yarebye akabona hari akantu karimo, cyangwa se hari akantu abona ko uwo mukinnyi w'umudefenseur ashobora kuzagira gute kuba yamufasha. Ni test kuri uyu munsi ku mukino bagiye gukina mu kanya gato. Ikindi ndaza kugarukaho ni abasore batatu, ni abasore bagera kuri 2 barimo Emery Bayisenge ndetse na Sefu. Perezida wa Rayon Sport yagendeye kuki abasinyisha? Ni ibintu nka 2 kuri buri mukinnyi yagiye akomoza avuga ati Sefu kubera iyi mpamvu ni iki kintu gitumye musinyisha. Ariko nk'abantu dukurikirana shampiyona, abantu dukurikirana equipe ya Sport, abakinnyi ba Sefu uyu Emery Bayisenge n'abakinnyi batari kuri top, n'abakinnyi bagize ibihe byiza cyane mu myaka yabo ikiri mito, cyangwa se bataragira mu myaka 30. Ariko kuri ubu ngubu n'abakinnyi ba squad player, n'abakinnyi babasini, ariko utakwitega ibitangaza. So ngira ngo urebye nayo makuru ngiye gukomozaho kuri aya masa, ngiye kubwira abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi banjye, ariko by'umwihariko uyu muwinga hatari kabisa kinisha imoso azamuka tutsuma bebe tutsuma kabisa. Uyu muwinga ni mubi cyane. Bimeze bite? Uyu mukinyi bimeze bite? Muramutegereje? Mwandika udutima ku munsi w'ejo ku isaha 5:45 azaba ageze inya Rugenge. So rero ngira ngo reka nere gutinda, ntabwo nshaka gutinda, ariko ikingenzi nuko abakanze subscribe anaho ibindi byose gose nakubutagize. So reka duhere kuri aba bakinyi barimo Sefu ndetse na n'uyu mugabo gose bakaba bari mu biro bya Perezida wa Sport ku isaha 9 bashobora no kuba bari mu myitozo. So, uko gahunda ziteye nuko kuri aba bakinnyi Perezida wa Sport impamvu yasinyishije Sefu, impamvu nuko barebye Kanamugire Roger ndetse n'uyu musore na Ndwaye Aimable wavuye muri equipe ya Mukura, barareba basanga ni profile imwe n'abakinnyi bari ku rwego rumwe, baravuga bati reka tuzane Sefu. Ubyibuze we yagaragaje ko afite umutima wo gukinira equipe nka Sport, ni umukinnyi mwiza cyane ushobora kuba wagira gute wagwanira amanota 3, akaba yagwanira igikombe, akaba yagwanira izina nka Rayon Sport. Uyu ni Sefu aravuga ati Sefu kuba ari umukinnyi w'umusiniya ashobora kuza mu gihe wenda babana barimo na Ndwaye Aimable, mu gihe byakwanga Sefu ashobora kuba yafata umwanya kuri nimero 6. Ikindi namenye nuko kuri Sefu nawe ngagiye gufata ingamba nshya zo kuba yagira gute kuba yakwitaga kuratize nyinshi cyane, akaba yaza kuri top yawe, akaba yaba umukinyi umeze neza cyane uri stable kabisa. Kuri Emery Bayisenge bararebye muri defense, barareba babona kuri Aimable biranze, baravuga bati aba bana barimo Rushema Chris ndetse na Kabank na Yusu Diagne. Avuze bati Yusu Diagne ni umukinnyi w'umusiniya, ariko kumushira haba bana barimo Rushema Chris ndetse n'uyu Kabang, baravuze bati akeneye undi musiniya, ubundi bakagwanira umwanya Rushema Chris ndetse na Kabang, bakishakamo undi mukinnyi ushobora kuza agafatanya na Yusu Diagne ndetse na Emery Bayisenge, cyangwa se mu gihe Emery Bayisenge byakwanga umutoza bitewe n'imyitozo uko azajya agenda areba abakinyi uko bagenda bitwara. Ariko ahanini no kugira ngo defense izemo undi mukinyi mukuru, kugira ngo byibuze nko kuri match ya derby muri defense ya Sport haba harimo abakinyi b'abasini, haba harimo abakinyi bakuru byibuze bashobora gukavaringa bakaba bagwana ku mwambaro wa Rayon Sport. Urebye nyine ahanini nicyo kintu cyatumye bavuga bateko dusinyishe umukinyi mu gihe Semane Aimable byanze, reka tujye gute tuzane umusiniya mugenzi wawe. Ariko ndabwiye ngo Rayon Sport ko mbona nubwo wenda
abantu batangiye kwicanaho umuriro, ariko uyu muwinga ugiye kuva Gabo ibintu birakomeye cyane. So ngira ngo ikindi adukomeza nuko ku bakinyi bakoze test ku munsi ejo harimo abakinyi benshi cyane. Ejo nari ndi mu nzove cyane. Ku munsi w'ejo harimo hakoze abakinyi 36. Ngiye buramba nababaze nkareba n'abakinyi bashya ndetse n'amasura mashya abakinyi na isanzwe wenda nabona mu myitozo. Bose ejo harimo abakinyi bagera muri 36. Harimo abakinyi nka 4 cyangwa 5 bavuye mu gihugu cya Kongo. Harimo abakinyi hagati ya 4 na 5 bavuye mu gihugu cya Kongo kuza muri test muri Rayon Sport. Ariko hari n'undi mukinyi wavuye mu gihugu cy'u Burundi muri equipe ya Vitaro. Umukinyi mwabonaga yambaye imyenda y'ubururu ari muri defense, akaba yaravuye muri equipe ya Aigle Noir mu gihugu cya Kongo ahitaza mu gihugu cy'u Burundi ajya mu gihugu cya Vitaro. Rero manager wa Musore Prince niwe wazanye uyu mukinyi aze akore test muri Rayon Sport, akaba ari umudefenseri byibuze. Ariko umutoza uyu munsi ashobora kuza kumuhanza mu kibuga cyangwa se akaba yaza kumuhereza iminota. Ni umwe mu bakinyi we yasigaye, right? Umutoza yabonye ko wenda byibuze hari akantu gashobora kuba karimo, ariko namenye ko rwose ashobora kuza kumuhereza iminota kuri match Rayon Sport ifite, akareba ko hari ikintu yaza afasha ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange, ndetse no mu kibuga nyine umusaruro nyine ukenerwa cyangwa se umusaruro umukinyi akwiye kuba yatanga muri rusange. So rero dukomeza twinjira kuri rutahizamu cyane. Ndashaka ko twerekeza kuri rutahizamu vuba. Ndumva ndi kuribwa kuko Rayon Sport ahangaha iranyemeje cyane, iranyemeje byo ku rwego rwo hejuru. Tujya kuri iyi baruwa Rayon Sport ku makuru mfite rwose sinahamya wenda 100%, ariko namenye ko ishobora kuba perezida wa Sport ajyamanye ibaruwa mu nzove. Isa n'isa dushobora kuza kubona Rayon Sport postinga ibaruwa yemeza ko yemerewe stade. Aya n'amakuru mba mbateretsemo mbabwira ni ibintu biraryoshye kandi birakomeye cyane. Rayon Sport sinabihamya wenda ngo abafana ba Sport mbasheme icyizere kiri hejuru, ariko icyitwa ibaruwa namenye ko rwose ishobora kuba ijyamye mu nzove. Isa n'isa nta kintu navuga ko nta kintu na kimwe cyavuze iyi match ya Rayon Sport na yanga kuba, cyo nakibabwiye kandi mwaragiye mu byumba no bitangazamakuru bitandukanye. So ariko ibaruwa rwose nuko bimeze, uko bimeze kabisa. Ubwo bwanyishe ndi kwituma ayumye kuri rutahizamu. Rero uko gahunda ziteye ndakubwira ko ni umusore w'umunyagabo, ngira ngo akaba azagera mu Rwanda ku munsi w'ejo ku isaha 6:45. Reka nze ndebe izina rye gato ubundi tumuzamukemo neza cyane. Uyu rutahizamu w'umuwinga, ariko ni umuwinga uca ku ruhande rw'iburyo, akaba akinisha imoso, akaba yaratsinze ibitego 5 ndetse na assist 8. Amenye ko ashobora kuba ari Mucyo Anta Biganiro ugiye kumuzana muri Rayon Sport. Ariko icyo wamenya kuri uyu mukinyi nuko agiye kuza agakora test nk'iminsi 3 cyangwa 2, umutoza yabona ari ku rwego rwiza akasinya. Namenye ko rwose Rayon Sport nta kosa ryo kongera gusinyisha umukinyi batarebye batazi uko akina, bazongera kumusinyisha cyangwa se n'ahantu avuye wenda hatafatika cyane. Ni umunyagabo avuye muri equipe yabaye ya 9 mu gihugu cya Gabo muri championnat. Nababwiye ngo yatsinze ibitego 5 assist 9 muri iyi sezo irangiye. Ni umuwinga, urumva ko afite imibare myiza. Dukomoza ku mazina ye wenda yitwa Ndong Meng Chancellor. Abantu basacinga mugende murebe ko mwabona highlights Ndong Meng Chancellor. Uyu ni wo muwinga Rayon Sport rwose uzagera mu Rwanda umunsi w'ejo, akaba azaza agakora test. Noneho umutoza yamushima akaba yagira gute, akaba yasinya
kuko barebye urwego rwa ba Musore Prince bariho babona n'abakinnyi basanzwe cyane, nta bakinnyi rwose baje basinya bishyushye, ariko ibyo bari kugaragaza mu kibuga biratandukanye cyane. Mohamed Sheri Jongere yatangiye akubita hariya mu Nzove, udupira tunyuza munsi y'intege, avuga ati abantu bavuga bati ibintu birakomeye cyane. Uyu rero nawe agomba kuza agakora test ku munsi wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri, kuwa gatatu akaba yasinye. Niko gahunda ziteye rwose. Biba byiza yaba ari umukinnyi mwiza, kuko byaba ari byiza kuko byafasha uruhande rumwe mu gihe wenda yaba muri systeme ya Rotifi yaba yagize gute yabashije kwiyadapta muri systeme ya Rotifi ya 3-5-2. Biba byiza akaba ari umukinnyi uzamuka bya danger, byaba ari ibintu byiza cyane. So ngira ngo rero mu kanya ariko abakunzi ba siporo mugeza hano mu kira video, ngiye kubahereza icyitwa details uyu mukinnyi, ngiye kubakorera nka video y'iminota nk'itatu, details uyu mukinnyi, itike igihe siporo yamuhereje itike, igihe imihanda azanyuramo, indege, ibiki byose kiriya kitu byose ngiye koza mbahereze detail kuri buri detail. Ngiye kubakorera kandi ka video gato cyane kuri uyu musore igihe azagirira inaha ibiki byose, buri ikantu kamwe ku kandi. So ngira ngo ni ibyo rikanze mbacike, mbacike cyane.